reka ngusuhuze kandi mwifurize ikaze ukurikiye Primo Media Rwanda muri aka kanya. Hamaze iminsi hari kuvugwa by'umwihariko urubanza rwageze mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Akaba ari ku ya 25 nibwo urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi, aho umunyamategeko wise umuntu igikuri yasabiwe gufungwa no kwishyura indishyi za miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu munyamategeko usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga akaba yitwa Maître Munyakaragwe Aline, yasabiwe gufungwa amezi 2 no gutanga ihazabu y'Rwanda y'amafaranga y'u Rwanda ndetse no kwishyura indishyi za miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kubera kwita igikuri Ingabire Neri uzwi nka Mignone usanzwe afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Urubanza rukaba rwaragarutsweho cyane n'abantu batandukanye bibaza koko niba icyo ari icyaha cyashoboraga gutuma umuntu yisanga imbere y'urukiko ari kuburana, kandi yagombye kuba ari n'umwe mu bagatanze urugero nk'umuntu w'umunyamategeko ajya ku munyamategeko kuko hari urwego agezeho yanagombye no kwisanga ari mu bafasha mu gukumira ibyaha. Ni inkuru yatanzwe ibitekerezo mu buryo butandukanye, ariko natwe tugiye kuyitsaho muri rusange. Turebe inkuru nk'ingiyi iyo izamutse n'ikiba yibutsa umuryango nyarwanda muri rusange, yiba bigomba gukorwa bidakorwa cyangwa n'ibikorwa bigize icyaha rimwe na rimwe bititabwaho uko bikwiye. Nitwa Ndayisenga Clement, nguhaye ikaze, ariko ntabwo ndi njyenyine muri aka kanya, ndi kumwe na Kanijabo Jean de Dieu. Wiriwe neza? Na amahoro? Waramutse? Wiriwe? byose na amahoro Clement, na amahoro y'iki gihe. Buri gihe n'amahoro yacyo niko nkunda kukubwira. Buri gihe kigira amahoro yacyo, nibyo. Alex ntawigenera wowe? Yes, meze neza tu, nta kibazo. Nta kibazo. Cyangwa ni yamfura yishinjagira ishira? Meze neza, ariko ni mu Kinyarwanda. Kanijabo, dutangiye inkuru wowe ukibona watekereje iki? Nkibona natekereje ko nyine igikuri ari ijambo ry'Ikinyarwanda, ko twakuze twumva bavuga ko umuntu ari igikuri mu Kinyarwanda. Icya kabiri ndavuga nti iby'ubugufi bukabije byo biterwa n'ubupima, nta standard z'ubugufi bukabije ngewe nzi. N'ibyo natekereje bibiri nkibona inkuru. Wowe Alex? Ntabwo ubundi yubwiye umuntu ngo ni iki cyangwa ni iki, ni ikimuga, ni ikirema, ni iki, uba wamukwiye kuba umuntu ukamugira ikintu. Ntabwo rero umuntu akwiye kuba ikintu, ahubwo mbere na mbere yo kuba afite ikindi kintu kimuriho, wowe yumvise mbere na mbere yo kuba afite ikindi kintu kimuriho ni umuntu. Banza umwambike ubwo muntu none umwitirire cya kindi afite, nta kibazo. Ahangaha rero kugira ngo urubanza rubeho nuko uyu muhesha w'inkiko w'umwuga, abantu bagomba kwibuka ko abahesha b'inkiko babiri, hari umwuga hari n'utari umwuga. Kugira ngo umuhesha w'inkiko w'umwuga ugomba kuba usanzwe n'undi uri umunyamategeko, ugahitamo kujya muri uwo mwuga nyine w'abahesha b'inkiko, barabaza gufasha mu guteza cyamunara muri rusange, cyangwa muzi nk'abawisiye mu kurangiza imanza, pana guteza cyamunara gusa, bagiye gushyira mu icyemezo cy'urukiko mu bikorwa. Yego, nubwo muri cyamunara ariho bazwi cyane, niho bazwi cyane benshi. Hanyuma umuhesha w'inkiko utari umwuga siko kazi kakora ka buri munsi. Ubwo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari n'umurenge bajya bafasha abaturage badafite ubushobozi. Harya burana na gitifu w'akarere ntabwo ari umunyamabanga nshingwabikorwa, nako ntabwo ari umuhesha w'inkiko utari umwuga, gitifu w'akarere. Gitifu w'akarere njya bitekereza. Ubwo nawe byashoboka ko wenda ko ashobora kuba yafata izo nshingano, ariko mbona bazikora cyane nabo ngabo mu rwego rw'akagari n'umurenge. Wa muturage udafite ubushobozi bwo kujya kwishyura uwo mwuga ngo yifashisha utari umwuga kuko afite irangiza rubanza, akajya gushyira mu bikorwa icyemezo. Nubwo nabo numvise bari harimo imbogamizi abo bataraba umwuga. Hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge twaganira arambwira ati iyo ururangije nabi hariya ni wowe wishyura ibyangiritse byose, leta nta kigufasha. Ururangiza nabi gute se kandi utari urukiko rwashyize? Ndavuga iyo ushyize mu bikorwa nabi imyanzuro nyine urumva wowe ishyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko, ibindi byirengagiza. Ururangiza nabi ntekereza niko ushobora gusanga Clement bamuhaye inzu ukajya kumuha igikoni, cyangwa ukakamera nk'ugiye kongera kuburanisha ngo urabona oya wegenda ushyire mu bikorwa by'urukiko rwategetse. Ariko ngo urisimamira hari iyo byanze kabisa. Nyine urumva aho ngaho bakaza, urumva ni ikibazo umuntu
waba uteje leta igihombo biramutse ubishyizemo nabi mu bikorwa. Ariko noneho kugira ngo umuntu agire garanti kubibazwa wa mugani, kubera ko impungenge zabo zirumvikana. Hari imyanzuro y'urukiko wenda si cyo izo bintu by'impungenge ntabwo byumvikana. Imyanzuro y'urukiko ibiri clear and clean. Ariko noneho se kankwereke byitwa nabi ryari, byitwa nabi iyo mpaye igikoni natsinda inzu yose, asabwa kwirengera aho ngaho nibyo. None se kuki we mwaganiraga akumva ko atakwirengera gushyira yumvaga ari imbogamizi kuko ukora arakosa ku ruhande rimwe na rimwe no kudasobanukirwa amategeko kuri bamwe. Ariko nuvuga ngo uwo muntu ni ukuvuga ngo icyo leta bigomba kugira ngo umuturage abone serivisi ni ukumenya ngo abo bantu bazahitamo kutabikora kandi uzahahombera n'umuturage. Yego, ni ukuvuga ngo uwo muntu niba agaragaza ibyo bintu byanze bikunze nta nduru yavugira ubusa ku musozi, ahubwo bakaranga ibintu abantu bavuga hakorwa iki kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa neza. Kuko bamwe muri bo bashobora no gushyira nabi mu bikorwa imyanzuro y'inkiko. Ariko reka tugaruke mu nkuru yacu. Uyu Iradukunda Neri yatanze ikirego arega Maître Munyakaragwe Aline, yego, usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga nk'uko twabivugaga, amushinja kumufata mu buryo bumutesha agaciro no kumukorera ivangura, akamwita igikuri kandi ari ijambo rifitanye isano n'imiterere y'ubumuga bwe bwo bugufi bukabije. Byagenze gute rero? Icyo gihe Maître Munyakaragwe ubwo yari ageze mu rugo ahari umutungo wagombaga kurangirizwaho urubanza, yahamagaye ushinzwe umutekano mu mudugudu asa n'umurangira aho ari. Ati ndi kwa cya gikuri cy'igikire. Oya urumva na hariya urumva hano harimo n'ibintu bibiri. Igikuri ni inyito y'ijambo nubwo ari ikinyarwanda ariko ntirigikoreshwa. Yego yavuga ngo ndi kwa Emerine w'umukire, kwa Minyone, ndi kwa Minyone w'umukire muri quartier. Iyo ni inshuro ya mbere. Indi nshuro ya kabiri uyu uregwa yabivugiye mu ruhame ku rukiko ubwo haburanwaga ikirego cyatanzwe kuri cyamunara yari yarakoresheje yashinjwaga ko itubahirije amategeko. Ingabire asobanura uburyo iyi nyito uyu arega yakoresheje yamugizeho ingaruka, ngo no ku marangamutima rwose ngo yamugizeho ingaruka. Minyone warengana. Minyone yarenganyijwe ku rukiko. Minyone arenganyirizwe mu rugo. Uko umuhesha w'inkiko yaje gushyira mu bikorwa abikora nabi. Ariko umuhesha w'inkiko ashobora kuba afite ikibazo na Minyone ikigaragara. Urumva niba yarabikoze nabi? Yego. Ariko byose harimo urumva basubiye mu rubanza. Yego. Noneho bitangiraho yamwise igikuri cy'igikire ni ikintu. Ubundi ku muntu ntabwo izo nyito zombi zihita ziganisha kuri muntu. Ariko se ko Bibiliya ikoresha amagambo nk'ayo bite byanyu bundi? Erega Bibiliya kubera ko hano ikibazo mbere yuko izo nyito zijyaho ababikoreshaga ntibahanwaga buretse gato. Niko byari birikanije. Wabitangiye neza ngo mu kinyarwanda wavugaga ababikoreshaga ntibahanwaga. Ari ababikoresha n'uwazanye itegeko ryo kutabikoresha cyangwa ibwiriza ninde wazanye ikibazo muri sosiyete, kuko itegeko rigiraho kugira icyo rikumira cyangwa rihana muri sosiyete. Ari uwazanye iryo tegeko. Hari ibintu bibiri ngira ngo tubaze twumvikane. Uko ibintu bigenda bikura cyangwa uko umuntu nyene agenda ahabwa agaciro nk'umuntu, mbere boreka nkubwira utuntu duke, wenda mvuga utuntu duke ariko dusa no gutesha agaciro umuntu. Mbere uko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itangira gushyirwa mu bikorwa officiellement tariki ya 7, uwari ufite inyoko tutsi wese witwaga umututsi icyo gihe yari yaramaze kugirwa ikindi kintu, kwambikwa etikete. Ku buryo n'uwaje kumwica yavuga ngo turi kwica wa mwana w'inzoka, turi kwica ya nzoka, n'ubu inzoka niko mwabaye gutyo. Urumva ibintu bigenda bikura gutyo rero iyo wamaze kwambura umuntu ubumuntu yamaze kuva ku muntu kuba umuntu. Nese Alex uko byakoreshwaga ntabwo abantu babaga bazi ko wari umuntu bari kubwira uzanye ngo ibintu ngo byiterambere. Reka mbikwereke nyine. Icyambere uwo nguwo tuvuga ngo icyo kirema, icyo gikuri, icyo kiragi, icyo kifa amatwi ibihuri, iyo mpumyi, abo bantu muri societe nyarwanda muri iyo myaka uri kuvuga nta gaciro bahabwaga. Usubire nyuma urebe nta gaciro bahabwaga. aho byanatangiye mvuze ngo umuntu ni impumyi buretse nkugeza hano naba mbeshye naba nkoze ikosa naba ngize ntabwo nkisi igihumyi mvuze umuntu ni impumyi
none se uwo muntu ko afite amazina yitwa aha urayazi yego kuki uhitamo gukoresha iryo zina afite amazina ye yiswe Njyewe ikintu kiranga umuntu mbere na mbere reka ni amazina reka ye nitangeho urugero yego ndi kwa Karinijabo Yego. Karinijabo uwe umwe w'impumyi ngaho mbwira oya ufite amahitamo menshi oya. reka mubwire nyine aho ngaho nyine urimo uba ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo ariyo aderese yawe Karinijabo utuye ahangaha n'aha wa wundi w'umunyamakuru wa wundi ntabwo urajya kurebera umuntu kuki muri wa wundi se atarimo wa wundi w'impumyi oya nshobora kuvuga reka dukosora imvugo kuko izo mvugo zagiye zikosorwa zigenda mbere habanje kuza Karinijabo ubana n'ubumuga bwo kutabona umuntu ntabwo abana n'ubumuga sibyo ni Karinijabo ufite ubumuga ntabwo ufite by the way wasaba tuva ko ufite nta kibazo nitanzeho urugero ni Karinijabo ufite ubumuga bwo kutabona ndi kwa Karinijabo ufite ubumuga burya mu bumuga mu bateye imbere bakubwira ko hari n'ubumuga buri invisible erega butajya bupfa kugaragara bumenywa na nyirabwo umuntu ashobora no kuba afite ubumuga bw'uburwayi bwo mu mutwe ariko wamureba inyuma bavuga ukabona za depression se abantu baba bazifite cyangwa ubundi burwayi butagaragara kubera yuko hari n'abantu muganga binamunanira kudefinisa ubumuga bw'umuntu afite kandi koko ubona ko arwaye yego cyane cyane nk'abo ngabo bahita ngo bafite ubumuga buri invisible biba byaragoranye nyine kugira ngo ubone neza uwo muntu umuntu ntabwo ari normal umuntu ntabwo ari normal ikintu wanamureba aparance ukabona nta mugaye nta bumuga afite ubwo ngubwo nabwo rero bubaho uretse ko muri imiryango yacu cyangwa sosiyete ziba zitaratera imbere tuba tukirebera kuri bya bice by'ingenzi biri physique ngewe ndavuga nti icyo hano ndibaza muri uru rubanza Alexis reka muhambure muri Bibiliya waruhabashije mu kanya rero yego kuko Bibiliya iracyafite aya magambo version nshya zigenda cyangwa Bibiliya nshya izindi ubundi bwoko bushya bwa Bibiliya ubundi bwoko bushya bwa Bibiliya cyangwa Bibiliya ziri gusohoka ubu reka mvuge gutyo ziri gusohoka zirimo amagambo akosoye ziri gusohoka mu Kinyarwanda yego ziri gusohoka mu Kinyarwanda zirimo amagambo akosoye kabisa ko narayibona mwa ugenda ushake nshya rwose yisohotse nko muri uyu mwaka urasanga ayo magambo yose yaravuyemo barakizemo niba ari impumyi barashyemo umuntu Yesu ahura n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona Yesu ahura n'umuntu ufite ubumuga sinzi igihe twaze tuganira na pasiteri arambwira ati Bibiliya azaza verisiyo nyinshi zirimo n'aya magambo mashya mugenda muzana mu Kinyarwanda ngo umujama wanjye ngo ahura na Yesu ngo umujama n'abajama be baragiye ariko noneho ibyo ngibyo bavuga icy'ingenzi ubundi se umujama ni ikibazo kuba umuntu yakwitwa umujama ubwo se Bibiliya imaze kuvugururwa inshuro zingahe ubwo icyo ni Kinyarwanda rero hari igihe kizagera n'ubwo ngubu no Kinyarwanda kigenda kinjirirwa kandi nkubwiye ngo urishumi ya runaka uhita wumva icyo nkubwiye ngo nuko ayo maniga abwira Yesu ati nukuvuga ngo hari ibintu utakwihambiraho ngo utsinde nubwo ugerageza kugenda ugabanya kubera ko buri kiragano kiba gifite ibyacyo utakwivangamo byanze bikunze icyo gihe nacyo kizagera kandi abazaba bariho icyo gihe ko atazaba hari ntacyo bizaba bibatwaye nta nubwo byaba ari ikibazo gikomeye hari umuntu Mignone yavuze ngo n'ubundi kugira ngo arege uyu muhesha w'inkiko si uko yari afite intention yo kumuriga ni ukugira ngo n'abo bantu nyine bafite iyo myumvire bandi ukumva ko umuntu afite ubumuga bw'ubugufi waravuze ngo bupimirwahe hari ibipimo hari ibipimo no kwa muganga kugira ngo bemeze standards mpuzamahanga ziriho hari abavuze ngo ntazashyizweho kugira ngo umuntu ahabwe icyo cyangombwa yuko afite ubwo bumuga bw'ubugufi bukabije urumva zo zirahari kugira ngo baguhe icyo cyangombwa nuko baba bagupimye kubera ko umuntu uri normale kuko urumva nge hano hari umuntu waje nko muri commentaire ku kinyamakuru Igihe aravuga ngo se umugore ufite metero 2 agaragiwe n'umugabo ufite metero 1.70 ashobora kumwanga akavuga ko afite ubumuga ubugufi bukabije ni mu ntekerezo ze ntabwo ari kuri standard mpuzamahanga ntabwo ari kuri standard kimwe kandi mu marushanwa y'ubwiza bavugaga ngo umuntu uritabira araba afite ibipimo ibi n'ibi ibyo ngibyo byo iyo ibintu biri standard byashyizweho aho ngaho ushobora kumushakira indi mpamvu ukavuga ngo wenda ntimuberanye bitewe n'uburebure bwawe urashaka uwo mwajya mugenda mu nzira ukabona harimo intera nibyo izi nyito zo kwambura abantu b'umuntu gutesha agaciro umuntu hari n'abandi ariko babikora atari mu nyito hari umuntu waje aravuga nko mu 2011 nagiye kubikuza amayero nari mfite simvuga iyo banke
ya Kicukiro yakoreraga mu nzu ya RSSB ya Minisiteri y'Ubuzima. ubwo bayimenye Nari niyambariye agakabutura na t-shirt na sandari. Nuko umusore wakoraga kuri gishe ahamagara undi muntu aramubwira ngo hari umuntu udasobanutse uje kubikuza amayero. Nabanje kugira ngo ndarota sinabyumvise neza. Narebye ako gahungu numva nagahisomo ariko nari kuba nkiciye ubuzima nkagirira impuhwe ndakihorera. Sinamenye ibyakurikiyeho ariko kashi zanjye nari mfite muri iyo banki nahise nzimurira ahandi nsigara nayo kurya gusa ariko nayo yari menshi cyane. Nyuma nashatse gufungura konti ya business muri iyo banki nabwo baransuzugura. Kashi zanjye zose mpita nziterura nzishyira muri banki y'inyamahanga ubu niyo inyungukamo birababaza guteshwa agaciro. Birahita bingarura kuri cya kiganiro twakoze cy'imyambarire kureba umuntu uko yambaye ngo yerere rose uragira ngo nze nambaye intenje mu Rwanda ariko bibaho. Wari wabona tugira minisitiri ufite amadredi kubera ko abantu bishyizemo ko umuntu ufite amadredi ngo nk'urumogi. Ni ikibazo no kwiterekera kafuro bakora nk'umuntu udasanzwe ngo ordinaire ngo okay dutandukanye. Ibyo nta nubwo ari no mu Rwanda gusa kuko uzajya ubibona no mu iyo mikino itandukanye ura ku mbuga nkoranyambaga. Uzajya ubona ko mu bihugu byinshi bya Afurika ntabwo duha serivisi umuntu duha serivisi yambaye. Ushobora kureba umufilozofe witwa Nayigiziki ari mu ba filozofe mu Rwanda babayeho bakomeye nubwo tuba dugifite ibibazo nyine byo kwandika ngo tujye twiga tunahereye iwacu. Yego. Yagiye mu bukwe yambaye nabi bamwicaza inyuma urumva. Yego. Noneho arasubira mu rugo yambara ikoti araza bamwicaza imbere bamuha ibyo kunywa bayimuha agasuka mu mufuka w'ikoti akabiha mu ikoti akavuga ko batabihaye we bamuhaye ibiryo akajya bishyira mu ikoti kubera yuko atari babihaye imyambaro. Ni ukuvuga ngo ibyo ngewe nzi umusaza wagiye ahantu hamwe acuruza imodoka hano mu Rwanda yiviriye za Ruhengeri iyo ngiyo muri Musanze urumva rege muzehe yari afite igifuka kimeze nk'igunira urarizi. Igunira ndarizi. Muzehe aragenda harimo amafaranga yiyambariye ibikweto bijagaraye agiye kugura muri imwe muri banki muri societe zicuruza imodoka anagiye kwishakira Daihatsu ngo ajye pakiza ibirayi. Muzehe se niba musubirijeyo ku muryango wa security ngo baramurebye agira ngo afite ubumuga bwo mu mutwe urumva. Muzehe bamusubizayo aragenda ajya ku yindi societe imuha imodoka. Ubwo kabuhombeje umukoresha umukire ntacyaho umukire yahombye kuko izo kashi zari kumwungura. Ndavuga umukoresha wawe hejuru yo gusuzugura umuntu umusuzuguriyanye imyenda ye yaba. Ubushize waravugaga atabakire ntibasuzugurwa. Ntabwo usuzugura umukire gute ko arya twagarukaga kuri wa mukire ngo bavuga ko papa yamwise inkebebe ngo niba areba n'ifukuri ntugasuzugura umukire my friend. uretse n'umukire nta muntu ukwiye gusuzugurwa mu kinyabupfura mu ndangagaciro za Kinyarwanda. Icyo gihe nagize iki yagize ati mumaze kumuha ya byeri rwose bamwicaje imbere yafashe ya byeri rwose ayiranguriza mu mufuka w'ikote arangije arisohokera ati n'ubundi nzi kwisengerera filozofiya yanyu ndayibonye muri babana bakize. Aho ngaho urumva bwo muri Afurika nyine biracyahari isi no mu Rwanda gusa kandi uyu nguyu ni mu myaka yo hambere. Ubwo ngiye nibazaga ni kuki tutarabona minisitiri ufite amadredi yicaye mu nteko ishinga amategeko cyangwa umudepite cyangwa nka utuma twishima ufite ubuhanzi mu nshingano ze Kamembe ashobora gushyiraho utudredi niba byemera ariko nyine usanga nyine nawe ubwe mu ndangagaciro zatabyemera. Nyine urumva mu yo hajemo ibintu bijyanye n'umuco indangagaciro n'iki n'ugukoresha indangagaciro ze we yashyizeho agenderaho. Ngenza abahungu babiri b'inshuti zanjye ubwawe bigoye. Abahungu babiri b'inshuti zanjye bamaze kwimwa akazi kubera amadredi hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho nabyo biracyahari ariko none uwo muntu waruduhaye urugero nawe ntacyo yafashije nanone n'uburyo bwo gukosora aho ngaho abanyarwanda bakosorwa bakemera gukosoreka muri bangahe turi bangahe intambwe ko ahubwo ko waragiye kuvuga intambara ikaze ugiye kuvuga ngo nzabona ikibi nange kukivuga ngo kuko nubundi nabandi babivuze nta cyaha byakozwe. Oya yagomba guhita hamagara manager akamubwira ngo nundi munsi kubera ko hari no umuntu ushobora kubikora
akaba yavuga ati reka njye kubasuzuma ndebe n'urwego rwanyu rw'imitekerereze cyane rwose agafata akagenda agashaka. Ntiwibuka uwari minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba ajya kwivuza ku Muhima bavuga ngo hatangirwa serivisi akagenda yihinduranyije. Ntiyabibonye igitambaro cyo mu mutwe wagitiye urutenge rwacitse bodaboda ntiyabibonye se urumva ushobora no gushyiramo agapfukamunwa ibyo ngibyo byose oya sino n'agapfukamunwa ushobora kuza usanzwe uzi n'isura bahita bakubona bivuga ngo agapfukamunwa hano hantu haba hagaragara burya mu maso ntabwo abantu babona kumanwa n'amazuru ni runaka noneho urumva akaza yigize ukundi kugira ngo abapime. Ariko no kuvuga ngo abantu bakagombye kumenya ngo niba uvuga ngo umuntu udasobanutse konte niye konte nta kibazo ifite urumva niba umuntu nta kibazo afite konte ariye ibyangombwa byose abyijuje niba sheka azanye ariye bigaragara ko ariye ibintu byose wagombye kuba ubireba. Ariko nanone ikintu yagombaga guhita ahamagara manager akavuga ati uyu muntu hano ngewe aranyibasiye ntabwo nzi yuko hano mwakira abantu bitewe nuko bameze nuko bagaragara. Niba ikimenyetso cy'ubukire nanone cyangwa cyo kuba nagira aya mafaranga kigaragara mu myenda nambaye. Abasikama babaga hariya mu mujyi wa Kigali tujya dukora ibiganiro byinshi by'abasikama nyine bizi company njye rero nari ntaramenya ko ikote barikodesha icyo gihe. Yego none ukareba umutipe yambaye ikote kuwa mbere kuwa kabiri ukamubona n'irindi kuwa gatatu ukamubona n'irindi bitandukanye ugahita uvuga ati burya ya kampani iragabura kubera ko utwo tuntu twonyine twagombaga kukwatira ukajyayo ukayashoramo amafaranga yawe kandi bikarangira uhiye. Rero turacyafite ikibazo cyo gufata umuntu bitewe n'uburyo tubona. Ariko Clement hari n'igihe umukire wenda agiye kubikuza amahero ye yarebye akavuga ati nindamuka ngiye muri diweri barambaza bati ufite ibimenyetso by'uko akwisa umuntu udasobanutse urabikura kandi nawe yavuze ngo yarategereje hariya muri banki kuri gishe hari igihe usanga hari abantu benshi bikoreho ka rubanda hari igihe nabo ari abantu rega bariya abantu mu byanze unabisobanuye neza gute ko umuntu yari yinjiye ataragera kuri gisha akavuga ati mbonye muri banki yacu yinjiye mu rudasanzwe ubwo byashoboka ko hari umuntu naganisha kuri uru rubanza rw'uyu ariko byanze bikunze ngiye niyo nta wundi muntu waba uhari ntabwo nasiga naguhaye ikigwa. Okay ubwo nari ndimo mvuga n'undi munsi nari ndimo mvuga ntibiraganisha wenda ntago turi bwinjire mu kirize rubanza niki. Ese uru rubanza murabona ruzabona abatanga buhamya niruramuka ruburanishijwe mu mizi? Abatanga buhamya barahari cyane ko hari amagambo yavugiye mu ubushinjacyaha. Reka mfashe na Alex gato nawe urakomeza mu gihe ubushinjacyaha bwa bushaka kugaragaza ibyo bimenyetso kuko uriya muhesha w'umwuga arabihakana byose mu rukiko byavugiye mu rukiko niba yarabivuze yabivugiye mu ruhame muri urwo rubanza Mignone avuga ko yabivugiyemo ku nshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere yahamagaraga oya ntabwo yabivugiye mu rukiko yabivugiye ku rukiko apana mu rukiko ku rukiko ubwo ngubwo rero Mignone niwe uhari wo kugaragaza abandi bari bivuga. Noneho aho byoroshye mu gihe ubushinjacyaha bwabo bishaka ni kuri iriya ntuza ya mbere ya kabiri ahubwo ya mbere cyagiye avuga abwira umushinzwe umutekano kuri telefone bwa mbere amuhamagara kuri telefone igihe yamuhamagariye n'igihe yaje gushyirira mu bikorwa icyo cyemezo cy'urukiko baramutse bagiye muri icyo kigo cy'itumanaho yakoreshaga uwo murongo yakoreshaga ayo majwi arahari babyumva ko yavuganye n'uwo muntu yahamagaragaho irusufi yo kureba ngo iyo nimero yahamagaraga n'iyahamagarwaga kuri icyo gihe ayo majwi arahari. Ayo majwi rero abaye ahari yaba ari ikimenyetso ntashidikanywaho cyo kwemeza iyo nyito yakoreshejwe idakwiye kuri Neri kuri uwo muhesha w'inkiko ko arabihakana ariko ubwo buryo bwombi burashoboka kugira ngo ibimenyetso koko bibe byaboneka. Aha rero hari n'abantu bagiye baza muri commentaire bakandika ngo mbese babyita ubumuga bw'ubugufi bukabije ati yewe nanjye bari kuzamfunga noneho ati nanjye numvaga bakibita ibikurida mu mbabarire. None se igikuri si ijambo rikoreshwa hafi n'abantu bose keretse wenda wabyita utari cyo nabwo nta watekerezaga ko bigize icyaha. Aha rero abantu bitonde batazisanga mu ngorane nk'izi. Reka nsubize abo bantu noneho nifashishije gatoya nifashishije umusozo wo kuri ya nkuru. Neri yavuze ko yahisemo kujyana ikirego mu nkiko kugira ngo abantu bagikoresha imvugo zitesha agaciro abafite ubumuga bahagarike ibyo bikorwa be gukomeza kubibakorera cyangwa se kubakorera itoteza rinagenda ribica mu marangamutima. Ati mu gihe yahamwa n'icyaha akagihanirwa byafasha n'abandi bantu
bafite ubumuga nk'ubu bwanjye bw'ubugufi bukabije cyangwa n'abandi muri rusange ko ari itangaho urugero kuko niwe waho yego Alex arambwiye ni ndebe ngo ibipimo by'ubugufi bukabije ku bantu bakuru abagabo bari munsi ya metero hafi 1.55 abagore bari munsi ya metero hafi 1.45 cyane rwose ubugufi bukabije bupimwa hakurikijwe imyaka n'igitsina cy'umuntu mu buvuzi bavuga ko umuntu afite ubugufi bukabije iyo uburebure bwe buri munsi cyane y'ubwo aba ari mu kigero kimwe cy'imyaka n'igitsina nawe nibyo bipimo ubwo nari mbonye yego mwiriwe boss mwiriwe nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier Karangwa biteze ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha arebye ufite se yego ndabifite hano mwaza nkakwereka dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari ikibanza na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380 kompo nawe uri kunyereka mu manegeka urabona hano hatura ngewe Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784433341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar, Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha service za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar, Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyisabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar, Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko service zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788351127. Jados Bar, Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa service zinoze kandi zihuse mu Rwanda. hanyuma rero urebye hano runo rubanza ngiye nabonye icyo rusobanuye no gukangura nanone umuryango nyarwanda n'inzego zimwe na zimwe kubera yuko izi nyito z'amagambo hashize imyaka irenga 10 yego zihinduwe kandi n'umuryango nyarwanda nyine ubwo twahitaga dusabwa gutangira kuzikoresha no kuzimika mu migenzo no mu migenzereze no mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ikindi n'inzego bireba zagiye zitanga amahugurwa yaba ku bantu ku giti cyabo ndetse no muri rusange n'abanyamakuru ku bijyanye no gukoresha nabo ngabo mu madini n'amatorero nabo barayakoze yes. Kubera ko mbonye nk'inkuru yo mu mwaka wa 2015 ku itariki 27 z'ukwa gatanu 2015 yagiraga iti kirazira kuzongera kwita umuntu nyamweru, igikuri n'andi mazina. Ibaze kirazira cyangwa hatowe itegeko kirazira ubwo ngubwo turinjira mu nkuru turebe. Noneho urumva imyaka 10 bwabyo irashize iyi nkuru isohotse. Itegeko se rivuga koko bimwita bihanishwa iki? Urumva
kuko ndagira ngo ngo yareka turebe- buriya nanone sosiyete zishyiramo amategeko cyane imbere ubwabyo nanone iyo u Rwanda ariko iri muri sosiyete zishyira imbere amategeko ariko Nta amategeko aza kibazo. kuko ibijyanye n'indangagaciro nta kibazo zangijwe yego nta kibazo iryo tegeko n'ubundi rirahari nose ntihari itegeko ryo gusebanya no gutuka umuntu n'ubundi niryo bagendeyeho mu niryo rukiko bagendeyeho mwara mu rukiko Gutuka umuntu. niyo yamututse yamwise ikitari cyo nicyo rero bagendeyeho no mu rukiko Yeah. ntabwo bagendeye kuvuga ngo iyi nyito wari dushakiye tukareba icyo riteganya kugira ngo n'abantu bajye bagenda barizi wa mugani itegeko ryo byo gusebanya gusebanya Itegeko ryo reka tubanze gusebanya. dusobanure zino nyito hari ubwo yasebanyije cyangwa yamwise no gutukana mu ruhame kubera ko ibyo ngibyo abantu bagomba kubimenya noneho muri izo nyito rero abantu bagomba kwirinda kuko usanga abantu benshi bazikoresha cyane ingero hano bari batanze icyo gihe kwita ubundi umuntu nyamweru si ibintu bikwiye ubu ngubu umwera ibishwamweru nyamweru umuzungu ayo ni amagambo apfobya umuntu buriya nk'umuntu wo mu Burayi aje mu Rwanda kumwita umuzungu ni nabwo nabwo yakurega yaba ari n'ivangura rishingiye ku ruhu ariko usanga abantu kuko tuzi ko ngo tubikora ngo n'abandi babivuga ibyo uzi n'ubona n'abandi bakora si ko ariko nabo baraza babona nk'akana gatoya kavuze umuzungu nabo bagasubira mu muzungu ariko hari igihe bimubabaza iyo yamaze kubisobanukirwa hari uwo nzi byababazaga hanyuma hano rero urumva nanone kwa kundi tutirebaho buri muntu hano bigaragaza nanone nuko turebera ibintu ku bandi ntitubyishyiraho kubera yuko wowe ubwawe uvuga ibyo ubyaye umwana akavukana ubumuga bw'uruhu wakwishimira ko umwana wawe hanyuze bamwitigisha igishwamwe aha none se niba utabyishimira ari umwana wawe kuki wumva ko wowe wabikora ku bandi ni umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rwera cyane wavuga ubumuga bw'uruhu byibuze ukagarukira aho ngaho ntawaza kugutera amabuye noneho ukazasanga noneho hari abo twita nko muri biriya byandi wari watanzeho urugero nabyo abantu basoma bibiliya muri rusange bagomba kugira handi Yezu ngo ikirema ikimuga karema hari n'abantu bitwa ba karema umubyeyi yaramubyaraga agahita amwitira iryo zina ingingo y'ijana na 61 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ivuga ko umuntu wese ututse undi mu ruhame ashobora guhanishwa igifungo kuva ku minsi 15 kugeza ku mezi 2 cyangwa yazabu kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 200 cyangwa imirimo nsimbura gifungo cyangwa kimwe muri ibyo bihano. niyo mpamvu rero muhesha w'umw'inkiko w'umwuga Aline bamusabiye igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu 200,000 nuvuga ngo ubushinjacyaha bwakoze maximum y'ikitegeko riteganya bamusabira amezi 2 n'ihazabu 200,000 ariko n'imirimo rusange biremewe ko yakora biramutse hamwe n'icyaha ubwo bizaba ari uko umucamanza we yabibona nuvuga ngo rero niba izo nyito zaragiyeho zikoreshwa ko umuntu ashobora gukoresha amagambo adasesereza uwayabwira ukamwita wenda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa ufite ubumuga bw'uruhu ukamwita umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe bwo kutumva ni wa wundi yego mushobora kuba mwakoresha bwa rurimi rw'amarenga wa wundi wagize ibyago mu mutwe ntibigende neza ukaba wamwita nyine umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. hari igihe Alex yigeze kuvuga ngo mbere barakoreshaga ngo umuntu ubana n'ubumuga umuntu abana n'uwakunda abana n'icyo akunda cyangwa n'uwakunda niyo mpamvu aho ngaho naho iryo jambo baje kurihindura. hari inyito rero nyinshi z'amagambo zikoreshwa muri rusange ariko hano n'ukongera kubwira ngo ya miryango ireberera inyungu z'abafite ubumuga muri rusange ariko siyo n'abangira cyane muri rusange hari n'urwego rwa leta rubashinzwe inama y'igihugu y'abafite ubumuga inshingano zayo kuko ibi ngibi bimaze iyo myaka tuvuga ariko urasanga ubundi kwigisha bimeze nko kwiyuhagira uretse kwiyuhagira ushobora kuba wanuka yego ibintu rero ibyo bintu byo kwigisha njye n'igihe ntekereza ko bikwiye guhera no mu mashuri muri ibyo bitabo abana bigiramo muri mu muryango hano iwacu ku buryo umwana ashobora guhura n'umuntu ufite ubwo bumuga
akumva ko ari ibisanzwe ko wenda nawe yashoboraga kuba yarabuvukanye ariko akaba yaragize amahirwe yo kubera yuko ubu ngubu twese turi abakandida ku bantu bafite ubumuga nshobora kuba nicaye hano nasohoka gato ejo nkazagaruka mfite ubumuga ndi muri cya cyiciro uretse n'ibyo abantu bafite ubumuga nabo bagira icyo bashyira noneho bubaka ku gihugu tugiye no mu gisobanuro noneho rero none se ntuzi umunyamakuru wo ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ufite ubumuga bwo kutabona Marceline kandi abikora neza Leonidas Ndayisaba yego si umunyamakuru mwiza w'imikino muri buri cyiciro rero haba havamo icyiciro nawe wa mugani mu gitondo ushobora kubyuka ukisanga rero ndagira ngo abalaborantine n'abalaborantine bakomeye mu gihugu dufite saba afite ubumuga bw'ingingo noneho rero muri uko kwigisha noneho reka nkubwire byagorana ko ugenda mu bantu b'abanyarwanda muri rusange yewe mu ngeri zitandukanye ubabaze igisobanuro cy'ubumuga ijambo ubumuga ryonyine iyo bari kurisobanura bakubwira ko ubumuga ubwabyo ni inzitizi zituma utakora ibyo wagakoze tuvuga ubu ngubu ndamutse wenda ngize ubumuga wenda bw'ingingo birashoboka sibyo ntawamenya ibyeje umuntu amenya kugira kano kanya sibyo nshobora kuba ntagaruka ngo ninjire ngere muri etaje turi gukoramo kino kiganiro kuko ndabona nta zanzira z'abanyamaguru ifite z'abafite ubumuga bazanyorohereza nta na esanseri imbona ifite nazagera hano gute ngo hari akantu bari batubwiye ngo disability is not an ability ariko disability ushyizeho barrier no disability ingana nyine no kuba ufite ubumuga no kuba wenda waracitse akaguru ariko ufite na barrier nta nsimburangingo ufite aho ngaho nibyo bibyara disability ariko iyo ufite ubwo bumuga ukagira niyo nsimburangingo ntabwo bikiri disability no kuvuga ngo ubwabyo ubumuga ni zambogamizi byo nakubwiye ngo ni imbogamizi kubera yuko ngewe ndamutse nagize ubumuga bw'ingingo ntabwo nacitse umunwa wo kuvuga n'amaboko wenda ubwo ndacyayafite nakora ubushakashatsi nkasoma ufite ubumuga bwo kutavuga afite urura rurimi hari abasimuzi ururimi rw'amarenga none ibyo nashakaga kukumvisha none wowe uhageze bari kuvugana no uhita ugira ubumuga bwo kutavuga kuko ahubwo ugira ubumuga bwo kutavuga no kutumva kubera ko ntumenye ibyo bari kuvuga ntumenye na busa ni ukuvuga ngo izo mbogamizi zishobora kuba iyo zikuweho rero niba wa muntu utari bubashe kugera muri etaje kubera yuko nta inzira y'abafite ubumuga ihari nta sanseri ihari uramutse umushyiriyeho ubwo buryo buramuzana akicara hano muri studio yakora akazi hari abantu bafite ubumuga bafite ubushobozi kurusha n'abandi bitwa ko batabufite ariko nabibonye no mu nzego za leta abantu barimo kandi bahabwa inshingano bakanazikora neza ndibuka umugabo w'umusirikare baragazigama CSS arya yego ni yahoze ari n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Urasirazuba kugira ubumuga ntabwo bikuyeho kugira ubushobozi bundi bw'ikindi society ishobora kubikitezeho yego kuko ashobora no gukora byiza yitwa ko afite ubumuga birenze ibyo wowe utabufite wakora niko bimeze n'ubundi niko bimeze gusa abantu nyine bibuke bamenye imvugo nziza zo gukoresha cyangwa imvugo zitambura abantu icyubahiro n'ubumuntu byabo niba ari umuntu rwose ufite ubumuga bw'uruhu wimwita nyamweru wimwita ikivejuru wimwita akazungu wimwita ibyo ari byo byose n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu umuntu ufite ubumuga bwo kutabona si impumyi si kajisho si iki n'ibiki ni umuntu ufite ubumuga bwo kutabona reka noneho nguhe ingero umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda afite doctora wa mugabo wazigama nawe mvuga ni Dr James Ndahiro yego James Ndahiro nari maze kumubona w'inama y'ubutegetsi bazigama vuga ngo ni uyu Dr Ndahiro we azwiho kugira ubumuga bwo kutabona kandi ni umusirikare afite ipeti ryo hejuru kandi yakoze muri izo nzego zitandukanye nubwo afite ubwo bumuga bwo urabyumva ko noneho Mukarwego Beth Nasfalo ni umuprofeseri muri kaminuza y'u Rwanda mu nderabarezi afite doctora kandi ntabwo abona kuva akivuka afite ubumuga bwo kutabona Domitira wambwiraga nawe afite doctora nawe afite ubwo bumuga bwo kutabona
Nikodemu Hakizimana afite ubwo bumuga bw'uruhu, afite doktora n'impamyabumenyi y'ikirenga. Urumva, nagira ngo nkwereke yuko ari n'undi muntu twiganye kuri college Nyemeramihigo witwa Jean Paul, akora muri Compassion Internationale. Yego. Nawe afite ubumuga bw'uruhu. Nagira ngo rero nkubwire yuko abo bantu tuba tuvuga bariga mu gihe za mbogamizi zakuweho. Uramutse ugiye ukamushyira mu ishuri rifite ibikoresho by'ibanze akeneye kugira ngo yige bijyanye n'ubumuga afite, nawe ukagenda hahandi wowe uvuga kuri muzima bakaguha bya bindi by'ibanze nawe ukeneye ngo wige, ndakurahiye abo wasiga n'imbarwa. Niko bimeze. Urumva, niyo mpamvu rero hano ikiriho muri rusange runo rubanza ni uguhwitura inama y'igihugu y'abafite ubumuga. Byananimuze mu kanya ngo ubundi kwigisha bimeze nko kwiyuhagira, kuko uretse kwiyuhagira ushobora kuba wanuka. Kanisha bati byahera mu nteganyanyigisho mu batoya ni byiza, ariko byagagombye kuba bikorwa imparakubiri. Imparakubiri ni uko bibaye byiza ubundi cyane kugira ngo bizagerweho, twagombye kuba dufite integanyanyigisho ubu ngubu y'ururimi rw'amarenga. Kubera ko ururimi rw'amarenga kuba narumenya ngewe ntacyo bintwaye. Nibyo Clement, ibyo uvuga nibyo, ariko hari imbogamizi none zo kugeza muri iyo nteganyanyigisho. Abaruzi ni bangahe? Ariko noneho ushobora kuba watangirira, oya, abaruzi barahari ni bake ugereranyije n'amashuri. Oya, hari abize, abo ngabo bize bafite ubwo bumuga. Watangirira mu bigo bikeya wenda ibyo bimwe twita ngo ni iby'icyitegererezo. None se igihugu gifite ubushobozi buke ntigitangirira kivuga ngo uyu mushinga uzashyirirwa mu bikorwa mu turere 5. Ariko noneho ntabwo uraza kumbwira ngo ibintu nibiri bishoboke burundu. Tangirira wenda mu bigo uvuge ngo muri buri karere dufitemo ibigo 3. Uzagenda ugenda byaguka ururimi rw'amarenga. Noneho niyo ugiye kwiga hari ibigo noneho bikomatanyije biba birimo abafite ubumuga n'abatabufite. Murangiza mwese muzi gukoresha urwo rurimi rw'amarenga. Kubera ko nk'ubu ngubu najya gusezerana hari igitifu umwe wari uzi ururimi rw'amarenga, sinzi niba bariyongereye. Kandi uriya muntu ugomba kubanza kumwigisha kimwe n'abandi. Agomba kubanza kumva ibintu agiye gusinyira, za nyigisha akazihabwa muri kode yumva. Nuvuga ngo rero duhereye mu bato nk'uko Kanija yonyine nteganyanyigisho tukaba tuyifite, ku buryo umuntu aza gusaba serivisi. Ni gute umuntu aza gusaba serivisi akayimwa kuko mutari kumvikana muri kode? Buri burenganzira bwe nk'ubu kwa muganga wambwira ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga hariya kwa muganga uburenganzira bwe itegeko riricwa kugira ngo yivuze cyane. Kubera ko kwa muganga na makuru y'ibanga. Muganga n'uwavura niwe bagomba kuba baziranye ibyo bintu. Kuri iki gihe bigusaba kuzana n'umuntu umubana. Ariko se urumva kujyana uwo muntu yakabaye yagiye guhinga, etike yanyu yamaze gupfa kubera yuko turazamo ndi muntu niba kwivuza cyo no kuza kwivuza nawe tubana utazi icyo naje kwivuza. Oya niba ndiso nka kujyana kwa muganga kukuvuza kugira ngo nze gusemurira umuganga. Icyambere harwaye gato nta akazi kanjye nari kuba nagiye gushakishiriza umuryango. Icyakabiri ya etike na deontology z'abaganga ziratakaye zuko akuru hagati y'umurwayi n'umuvura agomba kubibanga hagati yabo. Hari n'ikindi uburenganzira bw'umurwayi. Yego, kubera yuko ubundi niba ndi kubwira umuntu uri kunsemurira nkamubwira bikongera bikajya kuri ntuza wa 3, ubwabyo butumwa bunagerayo butagifite uburemere nkuko nabutanze. Ikindi hari igihe ubwo burwayi bwanjye mfite ari ibanga. Kuko uburwayi bwawe niba ari ibanga niba ugomba kugenda ukabwira umuntu wenda wirwariye sehemu za chini ndani n'iki, kugenda ujye kubwira uwo muntu ndwaye gutya ngira gutya, yakagombye kuba kwakira mukagirana ibyo biganiro hagati yawe nawe, apana kuzana muri muntu wa 3. Njye nigize mpura nari ndi Gicumbi, mpura n'umukobwa ufite ubumuga nyine bwo kutavuga. Sinzi geste nakoze ntayizi, yaranyishe. Sinzi geste nakoze ntayizi, umva aranyirukankana cyane kuko hari amahirwe abantu baramunyiza. Hari gihe rwose ubu ushobora gusanga waramutoteje utabizi utabigambiriye, cyangwa waramukomerekeje amarangamutima. Ntabwo nimbizi nyine yisi nari byane by'amageste nyine ni Burayi n'iki geste wakora ugahita banagufunga
cyane 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 bitewe n'aho uyikoreye n'icyo isobanuye. Hano rero nanone ikiriho mu kwigisha integanyanyigisho ubwabyo y'ururimi rw'amarenga yagombye gushyirwamo n'itaba ikiri mu bigo byose ariko agira aho itangirizwa ikazagenda yaguka. Ariko noneho tukigisha abakiri bato akaba ariho dushyira imbaraga nyine no kubigisha izi nyito ziba zikoreshwa niba bayigana ari abana agahita amenya amagambo agomba gukoresha. Ariko hari ibigo biri international hano mu Rwanda iyo gahunda birayiye. Yego ariko ni bikeya kuko njya mbona hari abana nanjye banyigisha ngo ibi bisobanuye iki bisobanuye ni bikeya. Ariko noneho bya bigo bindi by'icyitegererezo ibyo byose bindi hagashyirwamo ubwo buryo. Ariko noneho n'ubukangurambaga bundi busanzwe mu itangazamakuru niba umuntu muzima udafite ikibazo wamugana adashobora kugenda atoza atambaye neza ukamenya ko na bwa butumwa nabwo bukenera kugira ngo we wabuha umwana wawe mu rugo. Ese uriya mudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ajya agira umwanya wo kubuganiriza abafite ubumuga ku bijyanye n'amategeko aba yatowe ku bijyanye n'uburenga ibintu nk'ibyo? Wenda uko ntaratumirwamo wenda babikoze ngo ngire kuba yagaragara nko mu bitangazamakuru ari gusobanurira abafite ubumuga. Nuvuga ngo hari ibintu byo mu nteko abantu baratorwa ariko iyo bagezeyo bakora ibindi hari bitajyanye. Bimeze nka wa muntu wo mu buyobozi ushinzwe uburezi ku murenge wirwa mu bukangurambaga bwa mituweli no gusenyera umuturage no kugira gute. Uriya muntu ni umukozi wa minisiteri y'uburezi twavuga ko yatijwe ibiro akoreramo ku murenge wenda na minisiteri y'uburezi cyangwa na leta kuko n'ubundi akora umukozi wa leta ikamuhembera muri uwo murenge akoreramo. Ariko kumbwira ko uwo muntu yagiye mu bukangurambaga bwa mituweli keretse n'ari mituweli y'abanyeshuri. Yego. Aho ubundi wagiye gusenya inzu ntawe bihuriye. Nuvuga ngo uriya n'umuntu wakagombye ubundi bakubwira ko agomba gusura regrieroma. Hari inshuro bagomba gusura ikigo ibigo by'amashuri biri muri uwo murenge akaba yanatanga raporo y'ibibazo bihari niba ari ubucucike mu ishuri ukavuga ubucucike ibigo bidatsinda intebe nkeya ibikoni bidakora ibyo byose none niba mujyanye uwo mwanya akagombye kujya gusura ikigo wamujyanye gusenya. Umwanya wagomba kujya gusura ikigo wamujyanye muri mituweli wamugiza goronome. Umwanya wagomba kujya gusura ikigo wamushyize mu nama aho ngaho ku murenge. Umwanya wagomba kugira uriya n'umukozi wo kuri tere nta nubwo ari umukozi wo mu biro ni nka goronome nyine. Agoronome se bavuga ngo ari muri izo byo ngibyo we gute. Ariko abagoronome benshi ngo batuye mu Biryogo. Urumva wenda ubwo se aho bakorera ni mu Biryogo umusaruro bazatanga nyine nawe uzawubona. Ni ukuvuga ngo ngaho mu Biryogo se bahinga intoryi bahinga umuceri bahinga iki bahinga kaburimbo. Hanyuma rero no guhinga capati icyo twavugaga ntabwo nari nabona mu myaka maze rwose igeze mu 10 mu itangazamakuru. Ariko natwe muri media natwe ntabwo ari shyashya ariko manze mvuga abo ngabo kubera ko nk'iki kiganiro bafite ubumuga bwo kutumva baraza kucyumva bate ni kandi ibyo navuze. Kubera ko ngubu nanone hano twagombye kuba dufite ubushobozi twaratanze akazi k'umuntu kino kiganiro ari bwicare hariya bino turi kuvuga Prince agiye kucyeditinga neza akicara hariya akabasa nkaho kimukinira noneho we agahita asobanura ibyo turi kuvuga mu rurimi rw'amarenga. Kuri ya video muri kukibona gutya hakaba harimo akadirishya kuri ya muntu nawe ari kukumva. Ubwo bushobozi ntabwo dufite ntabwo ari uvuga ngo ni sishyashya ubushobozi bwo guhemba uwo muntu ntabwo dufite. Ariko noneho wareba ku rundi ruhande niba umudepite uhagarariye mu nteko ishinga amategeko abafite ubumuga tutarumva byibuze mu nteko ari kuvuga ibibazo byabo bafite inshuro nyinshi zishoboka twumve habaye ikiganiro n'abanyamakuru uwo muntu yitabajwe. Ibyo birajyanirana ariko nanone tuvuze we wenyine nanone uhagarariye urubyiruko se wari mwamwumva ni babiri. Abahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu badepite 80 dufite batiborwa mu byiciro bitandukanye. Hari 53 bafa mu bakandida bigenga n'imitwe ya politiki. Sibyo? Tukabona 24 bava mu cyiciro cy'abagore. Batorwa n'abagore bagenzi babo bavuye mu nzego zabo kuva mu turere twabo. Sibyo? Bakagera ku rwego rw'intara. Ubwo ntibabaye 77 ugashyiraho uhagarariye bafite ubumuga umwe. Na babiri bahagarariye urubyiruko bakuzura 80. Ariko muri ibyo byiciro byihariye byose atari kuvuga ngo n'uyu nguyu wabafite ubumuga ari urubyiruko nawe ntaye nari nabona yekoranyije ibyo byiciro byihariye byo byagenwe hashingiwe kuki ku itegeko ubwo ni ku itegeko. Ku itegeko ritagennye se umudepite uhagarara icyiciro cyihariye cyitwa itangazamakuru icyiciro cyihariye cyitwa umuguzi kuko amategeko batora bari mu byiciro n'ubundi byihariye mwebwe ntabwo muri mwabe n'urugero umudepite wihariye ushinzwe icyiciro
wenda cy'inzego z'umutekano kugira ngo ajye agaragaza inzego z'umutekano zo ntago zijyamo mu gihe barimo baratora amategeko areba wenda urwego runaka rw'umutekano nawe ajya atanga ibibazo bigaragara mu nzego. Ibyo byiciro byihariye kuki byihariye kuri abo gusa nicyo kibazo aho ngaho nanibajije. Ikibazo aho ngaho ntabwo ndabona umwanya mwiza wo kugisobanura kuko nk'ubu ngubu abaguzi birirwa batakizamuka ry'ibiciro ariko wenda nubwo amategeko ashyirwa wenda bariya bo kuko ari inteko bagombye kuba bahagarariye abo babaguzi muri rusange ahubwo babahagarariye gute si ibiciro bizamuka ntibagire icyo reka nze nkwereke hari n'ikigo cyagombye kuba kibibazwa cyashyizweho na leta cyitwa rika gikorera hariya hirya yo kwa Gitwaza Kicukiro ariko twakibonye rimwe kivuga ngo nyama ngo muri bushera abanyarwanda ntabwo bagize bagira ibibazo by'inyama n'abazirya bageze no kuri 10 na kangahe ku ijana ku mwaka. Ibibazo byugarije abanyarwanda ibiciro bizamuka ku isoko ugasanga buri munsi abantu bararyamye gusora mu mwanya kuko ihembwa. Icyo kigo niyo wanagisenya nta kimunyarwanda yahomba uyu munsi. Reka tuzavuge no ku mishahara. Nabwo rwose ikiganiro turagitegura tugikoreho. Ubwo rero ikiriho nuko abantu niba bari mu myanya bagomba kwibuka ko bari mu myanya kubera ko bashyizwemo ngo bakore ibi ngibi nubwo wijwi ryawo ryazamuka wenda ntihagire igikorwa ariko byibuze wowe ntihazagira ubikuziza. Ariko harabona abonye bagiye bavuga hakagira igikorwa da. Harabona abonye bagiye bavuga hakagira igikorwa. Ubwo tuzabyitsaho tunagaruka ku mishahara. Kubera ko nabonye harabaye inyongera ku bayobozi bo mu nzego za leta ku mishahara. Abayobozi n'abakozi bamwe na bamwe. Bamwe bati bite ku mushahara fatizo udatekerezwaho bagatekereza. Dufite itegeko riraturuta ubukuru rwose ko twicaye hano ry'umushahara fatizo. Yego. Kuko bamwe bavuga 74 abandi 87. Yego. Reka rero mbashimire cyane ku musanzu mutanze muri iki kiganiro muri rusange kwa rukongera kwibutsa ko hari inyito z'amagambo tudakwiye gukoresha kugira ngo tudakomeretsa abandi kandi nawe ubikoresha utekereza ari we biri kugirirwaho. Yego cyangwa ari uwawe igisubizo wasanga ari woya. Ari umuyobozi wigize igisubizo ku kibazo nari mfite ndamugana ibi bintu biri gukorerwa ku mugore wa cyangwa ku mwana icyo gisubizo nicyo wampa. Ayahise ava kuri kamera ari nyine abanegura naramanegu zanenge zitirora. Ayahise ava kuri kamera. Reka ngushimire kanisha Jean Dodier ku musanzu utanze muri iki kiganiro. Murakoze cyane Clement. Nawe ntawe General Alexis reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Dushimire nawe twanye muri iki kiganiro kuri Primo Media Rwanda nitwa Ndayisenga Clement murakoze cyane. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.